Susanna, I hope you happy now. I see you. ariko ngabahanze hari ukuntu ufite akantu k'igikundiro umuntu uzi kuririmba cyane nyine akunda gukundwa n'abakobwa cyane nyine abyumva nawe ahubwo akunda abantu baririmbira nyine. twongeye kubasuhuza abakunzi ba Gakondo Media TV nk'uko mubimenyereye, twabwiye ko turi kujya tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero twagiye kuganirira umuhungu w'umuhanzi akaba n'umucuranzi ku giti cye, kugira ngo muramubona. Tugiye kumwegera atubwire mbese urugendo rwe rw'ubucuranzi yabyize ate, yabimenye gute, nyine atubwire uburyo yagiye yazamura impano yiwe y'ubucuranzi ndetse n'ubuhanzi muri rusange. Bimeze bite umusore? Freshel. Gitari urimo urawukirigita nta kibazo? Neza cyane. Ugiye kubanza wibwire abakunzi ba Gakondo Media TV. Muko twibwira rero ngenda ndashaka ko ushyiramo akantu k'umwihariko utangire nyine utwereka ibikorwa byawe nyine wivuge nk'umuhanzi. Kapera gatoya. So much respect, ni ubiri tu yakubwira nguje. So much respect and so much respect. You deserve much respect, ni ubyuka tondo yamuri haso. So much respect and so much respect. Ujya maziburu ukabyuka ibicuku, ujya gushaka umugati, rimwe biremera ubundi bikanga. Zarangira gafashwe irindo ndateza muri kwezi muri kurwana no kwishyura amazi. Respect kugati gitoka we zarangira gafashwe. Get rich but I trying baguseka ariko nacyo bitwaye. Umutima uzakagwira abo bose uzakatira bajye baguha respect abatage biteze bitwawe na twike. You deserve much respect, me we do yakubwira nguje. So much respect, yeah, so much respect. You deserve much respect, me we do katondo yamuri haso. So much respect, so much respect. Gafata baracyazitegeta cyo kashigizigwira bakagwira igihe cyose uri kukigigira cyo abijana cyangwa inyama runda yose bakubaye boss abijana cyangwa inyama tigita bakugafasheke iporoso gatata nyabugogo tari nyota ikibyogo nduka wicaye ku ndege. You deserve much respect. So much respect, yeah, so much respect. You deserve much respect. So much respect, so much respect. Wow. Amazina bakwita? Amazina banyita Frank, nk'abantu ndi umucuranzi wa acoustic, cyangwa acoustic solo bass, aririmba na live. Ariko musa wazanyigishije nakwigisha rega byose so umwanya kubikunda n'umwanya bikaza n'amafaranga byose birajyana. Ubu amafaranga watangiye kuyarya uraza kungurira wowe. Nabyumvise. None se ugiye kutubwira ubundi warabyize
ngo ibintu ucuranga rero sinafashe sinageze kubyiga mu mashuri cyangwa gufata umwanya wo kubyiga ibi bintu ko ni mu muraga atorora ku muhanda nyine ahuza utuntu ugasanga nimba anota ku muhanda akagenda agakopera akavuga ati ese bacuranga bate kareba nyine bagenda ahuza utuntu nyine ugasanga nyine byageze aho biba uza kuba successful nyine agenda ahuza utuntu bikaza gukunda ariko sinafashe umwanya wo kwiga nyine kwishura uko abandi babigenza usanga nyine bamwe bagiye kubyiga nyine babereza n'umwanya mwinshi ngewe ni nk'impano nyine Imana yanyihereye nyine ubikora nk'iki hasi hari amafaranga waba ubikuramo natangiye mbikora as enjoyment nyine kugira ngo nkaleja nyine kugira ngo nishimishe ariko nyuma nyine uko bigenda ukora ibintu neza nyine bikunze ari bigenda bibyara n'akantu nyine gake gake ubu byatangiye kubyara akantu ubu ngubu bishaka kuboneka none ubundi akenshi abantu b'umuziki cyangwa iki bakunze guhura n'imbogamizi zo kubura abantu babashyigikira cyane cyane nko muri famiye kumva ngo uri umuhanzi ukunda ibintu byo kuririmba usanga wowe bimeze bite izo mbogamizi nanjye mpura nazo cyane ko nko muri famiye usanga nyine akenshi ababyeyi turabizi kenshi abantu mu Rwanda cyane cyane mvuko nyine umwana ugiye gucuranga cyangwa ugiye kwiga muziki nyine babaye ikirara nyine urumva nyine diviye nyine yabaye mura nyine usanga bari diviye by'amasomo n'ibiki nyine izo ni imbogamizi cyane ko ugiye bashaka ko nyine umuntu kwiga nyine mu ishuri iby'imuziki kushaka ku ruhande nyine kuko nyine byagiye bimbogamira nyine mu iterambere ryanjye n'ubu nyine ariko nyine uko bigenda bikura byagenda nyine babyumva gake nyine usanga nyine barabigabanya gake gake watubwiye yuko hari ibintu wagiye ukura ku muhanda ese turi kukubona na gitari nyine wabyigishijwe nande ku muhanda gutyo gitari kugira ngo ucurange yavuye byagenze gute tuganire tubwire ibintu bari birebire hari ukuntu nyine usanga muri quartier hari umuryango ufite gitari usanga nyine yicuranga akavuga ati nzange kuvumba nyine yakwereka urugero nka note imwe kuri gitari akavuga ati kanyuri iyo ngiyo ejo ukazaza kukwereka ikindi gutyo ugasanga twatongeye duhuye noneho wowe usanga nyine uvuye nkanga ugiye kuvumba gitari nk'ahantu nyine guteresha moto wenda nk'icyata usanga ugiye kuvumba gitari y'ahantu wateze moto uvuga ati ndagiyeho mvumbe nyine urumva icyatanu cyabaga cyavuyeho musa kuba azabone kuba wayikora n'ikigende gutera ikigende ku muhanda ugasanga nyine wakwiye wakibiri ukavuga ati nzatanya gukubita gitari nyine yo gutira umujama nyine musuri mureho ugasanga ni tabote byadanje uzabwira n'igihe nyine kumugenda aterateranya udufaranga nyine bigeze igihe nawe nyine muri yayo nyine ariyo umuntu afite ubu ngubu nyine murankoresha ubu gitari ubu ni iyawe ubu gitari ndayikosheje kabisa ku mafaranga yanjye nanjye mva ko nyine Imana igira neza mbere y'uko tujya mu kutubwira ukuntu Imana igira neza ndashaka wongere udukishirizeho akantu twumva kandi kantu kuko ndashaka ko udutaramira nyine ukatukwereka I see your face on the ground, your sponsor, Susanna. I hope you're happy now. I see your skinny color and your hair's longer now. Now kuona police, hapo kando ya Champs-Elysees, ukitesa na kamini none of my business. When I see you in London, silicone on your bum bum. Check you what the doctor gave you. Oh, your worst behavior, Susanna Banese. Hello, hello, hello. If you get a head dance song, somebody loves you. Susanna Banese. Hello, hello, hello. If you didn't come back home, somebody loves you.
bita ka Suzanne. Imana igira neza. Kugira ngo umenye gukubita ako kantu ka gitari biba byagenze gute? Ngo ibintu nyine bisaba nyine kuba harimo n'akantu ka esthetique nyine kuba ufite nyine ikintu cy'ubuhanzi muri wowe nyine. Ikintu cy'ubuhanzi. Ariko ngo abahanzi hari ukuntu ufite akantu k'igikundiro. Kwa kundi nyine mutereta abana mugira gute? Nyine urumva umuntu uzi kuririmba cyane nyine akunda gukundwa n'abakobwa cyane nyine. Abyumva nawe ahubwo akunda abantu baririmbira nyine. Ugasanga nyine abantu bacuranga cyane cyane abamagitari nyine aba barigarurira imitima y'abakobwa benshi muri nyine usanga nyine abakobwa benshi baramusariye byadaniye. Ubu nka Sheri rwose wowe iyo umucurangiye byose biba bikemutse. Urumva Sheri ni ukumutamo utuyimo twa hato na hato nyine tukamushyira muri mood. Urakeye nk'umuhanzi ko yarata. Akazwi ko byagenze mbo ijwi nyine mba muragenda kuri imyitozo uko bigenda nyine uko umuntu live akeneye imyitozo myinshi kugira ngo nyine agurure ijwi agende ahuza nyine na instrument nyine bijyane neza cyane. Rero umuntu ucuranga live akeneye kugira ngo aririmbe nyine ibintu nyine biryohera mu matwi cyane kurusha uko wajya kuririmba nyine gukura muri playback cyangwa ibindi bintu. Numva ko ibintu magine imyitozo myinshi kugira ngo ndirimbe neza nyine mfite vocal nziza cyane. Urumva urugendo ntabwo biba byoroshye gutangira ababyeyi batabyumva neza. Ese ubundi aho bigeze ubu basi bwo barabyumva? Ubungubu bagira bakiyakira akavuga ati n'ubundi nibyo niko biba bigiyemo nyine karangira nyine bahereje nyine ati n'ubundi nta kundi bagahibura urwaje. None se ubundi umuziki wawe no kucuranga wowe wumva nyine uteganya kubyagura gute? Ikintu nifuza numva nyine nakora live muza nkajya muri Kigali Arena nkayuza mu makora live kuryo nta bantu banuje Kigali Arena urumva zuzanye nyine kuryo ndimba nyine live nkabonye nyine mfite abafana bahagije kabisa. Stade nkayuza kuko nyine abantu baje kunda kwatura mu jam live ni sa kabisa. Inzo zizima mfite. None aho muhanze nkakora izindi ndirimbo ariko nyine akabishinye kujya nyamwa live nyine kubusa wa stade na yuje kabisa irapfutse hejuru no hejuru. Kandi mba nyine cyanjimisha cyane kushibina. Nukuvuga ngo wowe wumva ushaka mu buryo bwo kuba umuhanzi ukaba uri umuhanzi uririmba abantu ndirimba ko nyine no kwa nyamwa live nyinshi cyane. Kuko nasura imiziki nyine muri studio. Wigeze wagerageza kujya muri studio? Studio njyamo cyane. Ufite indirimbo wakoreyemo? Imbo studio akenshi mfitemo indirimbo nk'ebyiri. Niya gatatu bari kwikora ko nyine akenshi ngiye studio nkora nk'umucuranzi. Ko nyine ari ukuntu muri studio usanga bari codinga nyine ugasanga shyiramo amagitari aho batinashyiramo gitari mu ndirimbo cyako nyine nk'umukina nyine nk'umugitari nk'umugitariste nyine akira indirimbo ashyiramo nka passage cyangwa nyine tundi tuntu tumwe tw'inyongera. Ibirungo nyine bakina indirimbo kijya mu byirungo nyine nanjye ngabashyiramo tundi tuntu. Cyane naho umugabo umaze gukora amafaranga nyine urumva kugira abandi coding umuntu kunyishyura. Banza kukwishyura amafaranga aba yaronetse. None ubundi ukunda gukora umuziki umeze gute? Ngewe umuziki nkunda umuziki nyine utuje. Umuziki utarimo aho cyane n'amafrobeat ndakunda ko umuziki utuje. Umuziki nyine umuntu arumva nyine akumva ko urimo message nyine akuya umuntu yabarya kuva nyine ku kantu karimo nyine akantu nyine katuma sinzira fresh nyine akamedita neza. Turebye mu Rwanda uburyo imiziki ituje nk'iyo ngiyo ukunda gukora imeze ubona bikorwa neza. Ese ubona hari akantu nkawe washyiramo k'akantu kakongera uburyohe ubibona gute? Uko mbibona izi genesi ndi kujyamo nyine abantu benshi nyine bakoze kujya muri afrobeat mu afropop wasanga nyine baririmba indirimbo zifite beat ntabwo bayikunda kuri gukora nyine indirimbo nk'izakira abantu bakora bakora indirimbo zituje usanga zirimo message. Ako nyine urebye ngubu byaracitse nyine kuko abantu bakeneye kubona amafaranga kugira ngo batere imbere babone views nyinshi babone abafana. Indirimbo nyine zifite beat zishyushye cyane ngo nyine zibyinire zinabyinitse kugira ngo babone abafana benshi. Ako urebye indirimbo zituje zisa nk'izadindiye cyane. Ntabwo nanjye mpamvu nyine nzinjire mu ndebe ko nyine aricyo wenda
ariko nagaruramo nyine nkara ko byakunda. none se umusa urabona uri kumva ko ibintu biri gucuruza muri iyi minsi ni izo ndirimbo nyine z'amabiti, wowe ni iki kiguha imbaraga cyo gukomeza gukora utwo turirimbo dutuje kandi ubibona ko mu by'ukuri zitarimo gukundwa cyane muri iyi minsi? Urabona nyine akenshi nyine dufite most population urubyiruko, ariko nyine urubyiruko indirimbo zibine zibinse zifite beats nyine muri rusange, ariko hari urundi ruhande rw'abantu bakuru, dufite abasaza, abamama, urumva abantu bakuru nyine baba bashaka indirimbo nyine dufite nk'injyana ya kera, ko iyo ukora nka live akenshi bansaba indirimbo za kera nyine zabari abantu ba kera bari indirimbo nyine zifitemo amagambo nyine akakaye ukuntu yigisha nyine, usanga indirimbo zakaranyuze nyine zo ziba zifite neza ku bantu bakuru. Maze kujya mu mujyi w'abakera ndebe ko nyine nanjye byazakunda, kuko nabo bize igihe baragafata, igihe byazaga bikibe turuva rero usanga rero dusubiye n'ubundi mu gihe cya kera. Tugasubira inyuma igihe tujya mu izina ndirimbo usanga indirimbo imwe ikakubita ikamara wenda iminsi 2 ikava kandi no kwitwa muri minsi ikava, ahubwo za ndimo za kera ngo ko abantu bakizumbana n'ubu maze imyaka zaracyumva kubera umwimerere wazo. ako kantu turakumvikanaho kabisa. Watubwiye yuko wakoze indirimbo 2 n'indi ugikoraho, ubundi indirimbo ya mbere wayikoze nka ryari? Indirimbo ya mbere njye kwandika indirimbo ya mbere hari muri covid-19 nibwo turi season 6 ubwo ntangiye kurya nyine gabanuza icyo bita ushaka kwandika indirimbo nyine kugira inganzo nyine ngo ko nakwandika indirimbo nanjye noneho bitanya nyine kuya nandika indirimbo zanjye. Ubwo mbere wajya kubikunda uririmba iz'abandi ariko utagira indirimbo. None se wadukubitaho akantu ho gatoya tukumva kuri izo ndirimbo zawe? None se ubundi buri muntu wese ukora umuziki cyangwa se ukunda aba afite umuntu yakuze afana cyangwa se afatiraho nk'icyitegererezo, kuri wowe bimeze bite? Mfite abahanzi babiri mfite mu Rwanda ndetse wenda n'abandi bahanzi cyane, abahanzi mfatiraho urugero nko mu Rwanda nyine umuhanzi ngenda nakuze nkunda cyane ni umuhanzi bita Bruce Melody. Nkunda uburyo aririmbamo nyine ugiye kuramo ibintu bye, ndetse hanze ho umuhanzi nkunda ni Rihanna. Bruce Melody na Rihanna, akaririmbo ka Bruce Melody uzi washobora kuturangira? Strange, no smoke, no cigar. Look at me, small cigar. Uzi bagirwiva, kandi sinezi yura. Nakusaza ni mu mutwe, naniba sinakoze ubukwe. Nyambona iyo biva, naho nakunda imitwe. Mbega isura, mbega imvune, iyo waburiye mu kwenza. Niba nawe ufite agahinda, hands up. Niba nawe ufite ibishinga, usazanye
inshinga natwese byaranze twese byaranze natwese byaranze twese byaranze natwese byaranze twese byaranze natwese byaranze buri munsi ko mbyutse ni haso umuhigi wo munsi nanarawuriza ko mundi umufungo ni nako ngagari rimwe n'itsinda rimaje kwamamara nanakomeza ndababara living free life gumagumira hagarara izina nahinduriwe munyakazi uraburije Kristo Yesu we nashatse amafaranga kuva kera njya guhembwa make ndi inzobere nakagamba nena n'ubumwika naduke mbonye ubwanjye sinubike impanuro bigiyumva sinibuka neza iyo mva mvuge nabi tubipfe nyuma dupfane mu mitwe dore ndavoma biva nizigema bihita Kristo Yesu we ubunikiri bwaheza imana ufite agahinda indirimbo ko ndewe wiririmba ukajyamo dipuri hari nk'ubutumwa wumva bwa danje wakuyemo umva nyine avuga ko nyine abaririmba urumva avuga bo atangira aririmba nyine avuga ati avuga ko nyine ibintu nyine abona hanze nyine byaranze nyine twese byaranze nyine ni haso nyine twese turi guhasura kugira ngo tureke twagira ko nyine mu biranga ko nyine arigiye izagira bigakunda ko byagenda kose turahasuringa ariko nyine bigenda biza nyine ko byagenda kose umuntu wakoze cyane agahasuringa cyane ko byagenda kose aza akasufura nyine agatsinda tu nkawe uko bisa kose uri umuntu wahuye nabyo utangira abantu batabyumva n'ababyeyi mu by'ukuri ubona turi kubura iki kubera ko hari izindi mpano tuba dufite z'abantu bakunda kuririmba banabishoboye ubona tubura iki nyine ngo ibyo bintu bizamuke tubura ikintu cya mbere nk'abantu bihigiye babyihigiye nyine bumva ko kujya mu muziki nyine ari ukuba nyine ari ukubura nyine icyo ukora nyine ubura umuntu w'imburamukoro utagira ikintu wigezaho nyine ariko habayeho ikintu bita motivation gufasha nyine bakamera ko nyine abantu b'abahanzi nyine nabo aricyo bashoboye nabo bakabashoramo byatuma bakabashyigikira nyine mu byo bakora byatuma nyine n'ubuntu by'ubuhanzi nyine usanga nyine bifite agaciro nyine bigatera n'imbere bamubwiye abantu bavuga ngo ibintu nta gaciro bifite nyine nta murongo bifite nta cyerekezo nyine ibintu bizahora biri hasi nyine tubizahora nyine n'umwana ufite nyine umwana ushaka kuzamura impano yazavuga ati n'ubundi biriya bintu kubijyamo n'ugutana usanga ntabwo bigiyemo bitewe n'impamvu nkawe ni nk'iki wabwira abantu bagifite imyumvire imeze nk'uko nguko icyo nabwira ni uko nyine umuziki ni mwiza kuba umuhanzi ni byiza bifasha abantu benshi batandukanye urumva nk'abantu tuvuge urugero abantu baruhuka bumva umuziki urabafasha abamo inyigisho bigisha abantu batandukanye ko kwigisha mu muziki bitanga nyine message ya kurusha uko wagenda kwigisha abantu bisanzwe umuntu yareba indirimbo bayumva nyine message bayumva kurusha uko umuntu yagenda kubaka umuntu bisanzwe rero umuziki ufite agaciro kenshi muri sosiyete abantu bavuga agaciro ko nawe nyine ni ikintu kiri big muri sosiyete ariko bro n'ubundi abantu bavuga ko ibintu by'imiziki akenshi usanga harimo abana b'urubyiruko bagiye bananirana bagakoresha ibiyobyabwenge rimwe na rimwe ibyo bintu by'ibitabi bikunda kuvugwa cyane mu muziki wowe iyo uri kubyitegereza ubibona ute wowe bongeye uko mbibona birashoboka cyane ko nyine umwana ashobora kujya mu muziki abona ko nyine abona bavuga ati ngewe ndabona ishuri ryananiye kanira mu muziki ngo nabona amakiriro nyine ugasanga cyangwa n'umwana w'ikirara nyine ko nyine umuziki ari uzamukira nyine bitewe n'imico mibi afite kujya mu muziki nyine ariko ko nyine ntabwo bivuze ko tutari abantu bose ari ibirara bajya mu muziki abajya bafite papasi bafite n'ubuhanzi muri bo kandi te n'abarara ko bashaka ngo batere imbere bagire icyo bigezaho siko ntabwo rero ngo hari abantu nyine bagenda babisenisha gutyo ugasaba nyine abantu bose ngo babahanzi ni ibirara ariko siko bimeze tuko dufite abantu babaye successful kurusha abandi bateye imbere abo bantu barenze bagira amazina arenze mu gihugu bitewe n'umuziki ubaye ari nkawe nk'umwana wawe cyangwa se nk'uwakugira minisitiri
w'urubyiruko ukabona abana mu by'ukuri bakiri batoya nko guhera nko ku myaka mike nyine ishoboka, ukabona hari gukunda ibintu by'imiziki, ishuri ntabwo buri kugenda neza kuko abenshi hari abenshi baba barananiwe n'ishuri. Aba yari wowe mu by'ukuri wakomeza gushyigikira ngo abo bana bajye mu muziki, cyangwa wavuga ati ahubwo ntibiveho bige bazabe babijyamo nyuma? Ukuntu biba bimeze njyewe uko mbyumva, ushoboye kwiga niyige, sibyo? Ushoboye kwiga niyige, nushoboye kujya mu muziki awujyemo, kuko buri mwana mbona nyine umuntu ushaka kwiga nyine yige, sibyo? Nutabishoboye ajya mu byo ashoboye, kuko hari umwana ushoboye muziki, sibyo? Nushoboye kwiga. Ubundi uko dufite ikibazo kuvuga ngo umuntu azajya mu kintu nyine bitari ko abona ngo kiri ku isoko, sibyo? Nimba ari ati ngiye umwana yaziga imibare, kuko abona nyine abantu bose imibare baratsinze kuba nyine bakabohereza ku ibyo bageraho. Kandi siko ubundi siko byose biba bimeze, kuko hari umwana aba yishoboreye nko kuririmba, gusa umwana uramwangirije imibare yamunaniye, abuzina kimwe byose arabibuze, intoki iramujyanye, usanga nyine akuze nta kintu ashoboye. Yaba imibare yakoze n'umuziki awuyemo akuze, byose biranze, sibyo? Kandi ari ikintu arashoboye mbere. Urumva rero ubundi se umuziki mu by'ukuri ubamo amafaranga yatunga umuntu akaba successful mu buzima? Cyane rwose, ko dufite examples nyinshi z'abantu batunzwe n'umuziki, yaba abacuranzi ndetse n'abaririmba barahari benshi cyane. Dufite za band za Makanyaga Abdul, dufite abantu bacuranga muri symphony band, dufite abahanzi benshi mu Rwanda bafite amazina kandi bafite n'amafaranga menshi. None wowe wagiye ubitangira bikagorana, ugakora indirimbo bikanga, zimwe mu ndirimbo zikunzwe mukunda kuririmba, watubwiye ko ukunda kuririmba mu makaraoke, waturirimbira kuri zimwe mu ndirimbo nyine ziba zikunzwe aka kanya, kuko urumva abakunzi ba Gakondo Media TV tuba tugomba kubaha ibintu bitubutse bibyibushye. Waducishirizaho gatoya kuri zimwe mu ndirimbo y'igicuranga zikunzwe cyane tukumva? Bari indirimbo ziba ari za karanyuze, ariko nyine akenshi nk'izi byongereza, akarimo karimo acoustic keza cyane bita My Queen, n'akarimbo ko muri ndeka bongereza, abantu ba kera kenshi barakazi. A brand new day, every time that I see your face, you're my everything and everything that we ever needed this way. I'm so ready to come my way, I'm in love with every minute we spend, baby. You're the reason to everything that I am today. I love it when you come around to touch me, the feeling that keep me driving crazy. I love it when you look cool, baby, got you mash up your mind. I love it when you come around to touch me, the feeling that keep me driving crazy. I love it when you look cool, baby, got you mash up your mind. Queen, I'll never let you go out, go out, go out. You're mine, Queen. I'll never let you go out, go out, go, yeah. I never leave your side, baby. You know you are worth, you are everything I need, yeah. It makes my days bright, brighter than the sun and the moon. You are all that I live for. In my heart jump to recent bumps, grab phones, what then I want, I can go a day without my baby. You're mine, Queen. I'll never let you go out, go out, go out. You're mine, Queen. I'll never let you go out, go, yeah. Wow. Ariko akaririmbo nigeze kumva ucuranga aho kare k'igifaransa ukuntu bavuga Ka
kera nawe kuba umuhanzi nanjye. Turi kugana ku musozo, watubwiye yuko umuziki uri kuwukora kandi watubwiye n'intumbero zawe ufite. Ese ubona mu by'ukuri biri gusaba iki, hari kubura iki ku buryo ubasha kupredikitinga nyine ukavuga ngo kuri iki gihe bitewe n'ibyo ndi kubona n'ibyo ndi gushyiramo bizaba bigeze kuri uru rwego? Ubona nyine wowe uri kubura iki ngo bigere kuri urwo rwego ushaka? urumva nyine duhora dukeneye inkunga z'abantu batandukanye kugira ngo tugire icyo tugeraho, ko ntitwakwishyura twe nyine ngo tubyishoboze, kuko dukeneye byinshi, dukeneye nyine kuba baduha inkunga, kuko imiziki ikenera amafaranga menshi. Ubu ndi muri studio bikenera amafaranga, buri hodinga nyine urumva biba bikeneye ko umuntu atanga amafaranga. Urumva turacyafite nyine urugendo rurerure kugira ngo dukore indirimbo nyinshi, aho nyine niba ziri ku masoko zimenyekane cyane, so ko tuzakora indirimbo nyinshi, ko dukeneye amafaranga menshi yo gushyira mu byo dukora, tukanakora cyane, tugakora cyane, tukandika indirimbo nyinshi bihagije kugira ngo nyine tugire icyo twagira. Urumva nyine aho tugeze ubu ngubu ntabwo mbona heza ko si heza cyane nyine, kuko ntabwo harashya. Urumva kuko nyine turacyakeneye, dufite urugendo runini cyane mu byo turimo kugira ngo turiko twaba successful nyine ku byo dukora, nyine tuba abanyamuzika nyine none bari ku rundi rwego none rushimishije. Nkawe wagiye uzamuka, wahuye n'ibibazo byinshi cyane mu muziki, nk'abantu bakizamuka wababwira iki ku bintu by'umuziki? Murakoze. Abantu bazamuka ndumva nyine hari abantu bafite inyota yo kumugongera nshaka umuhanzi, biraharanirwa nyine. Ushobora kuzaba umuhanzi gusa nyine bisaba gukora cyane, kandi ukaba nyine ari ibintu ushizeho umutima nyine, kandi ukabiha umwanya, kuko ibintu bikeneye umwanya uhagije no kubijyamo cyane nyine, kandi ubirimo koko nyine. Kuko hari abantu bari usanga ngewe ngo narembye kandi k'umuhanzi kandi agasubira numva ndarenze, kandi ari ibintu bisanzwe nyine. Ariko tukiri aho, ubundi kuba umuhanzi, kuko hari abantu benshi usanga bibeshya, kuko umuhanzi aririmbye nanjye nkayisubiramo nkumva ni byiza, yego nibyo, agahita yumva nyine ngo nibwo buhanzi. Ubundi umuhanzi nyine kugira ngo bumve afite karite y'ubuhanzi nyine ni nk'iki yagendera, kuko hari abantu benshi hanze wa mugani yumva ngo mbasha gusubiramo indirimbo y'undi muntu neza, akumva nibwo buhanzi. Ubundi wowe watubwira muri make ubibona ute? Ubundi definition y'ubuhanzi, umuntu ari umuhanzi ni umuntu ushobora gutanga ibintu bimuvuyemo, akaba yatanga nyine ibintu yihangiye nyine bimuvuyemo ku giti cye yihangiye, nibwo buhanzi. No kuvuga ngo naririmbye indirimbo, kuririmba nabyo bisaba kuba waririmbye neza, twakwita nk'umuririmbyi. Uri nk'umuririmbyi ntabwo uri umuhanzi. Nimba naririmbye indirimbo rero nakaririmba neza live abantu bakishima, icyo gihe ndi umuhanzi, ahubwo ndi mu cyiciro cy'abaririmbyi. Rero uvuga ngo ngende umuhanzi bisaba ko nyine ni ibintu nyine bisaba ko nyine uhanga nyine, kandi ugahanga ibintu bikuvuyemo nyine, ibintu wowe witekereje ubwawe nyine, kuko nyine ko bikurimo, ko ari inganzo yavuye mu biganza byawe. Wowe ni kubona ubuhanzi, icyo bita ubuhanzi. No kuvuga ngo uraririmba iz'abandi zo, niko nyine kuko bisaba gukora cyane, kuvuga ngo yimba ikintu cyamuvuyemo, kwandika nyine indirimbo cyangwa kwandika ikintu runaka cyangwa gukora ikintu runaka nyine ukagihimba, kuko bisaba nyine gukora cyane. Ubwo abaririmba iz'abandi ngo kuko bazisubiyemo neza abo twashyira mu cyiciro cy'abaririmbyi, ntabwo ari abahanzi. Uwo muntu aba ari umuririmbyi kuko ajya kwima muri korali bisanzwe. Donc buriya umuririmbyi n'umuhanzi baratandukanye. Turi gusoza, uraza kutunyurizaho uturirimbo nka tubiri, ariko turimo gusoza ni iki wabwira abantu? Ese hari abantu ushimira muri uru rugendo rwawe? Turimo gusoza, gira ikintu babwira. Ndashimira abantu bose bamfashije nyine kuza aho ngeze ubu ngubu, yaba abamfashije mu kwamaza ibintu byanjye, yaba ku ma social medias, ndetse yaba no kumureza ibiraka bitandukanye mu gucuranga live. Abantu bose bansunika banzamurira ngo ariko natera imbere, bose ndabashimira. Ndashimira n'ababyeyi banjye bakomeje kumfasha mu bintu byanjye ndimo. Ndashimira ndetse na Gakondo TV
Gakondo Media TV. Gakondo Media TV. Aho yanumiye kugira ngo nze mu kiganiro n'iki ngiki biza cyane ko nyine bituma nyine ngira improvement nabyo ni ibinyagaciro cyane. Nta kintu wabasaba? Ndasaba abantu bose bankurikiye kuri Gakondo Media TV n'abandi bose inshuti zanjye ko nyine banshyikira mu bintu ndimo bakamfasha mu iterambere ryanjye nanjye ngarakona umuziki wanjye watera imbere. Agasaba ko baramfurika kuri YouTube channel yanjye yitwa Frank Niyonkuru kama ama subscribers ndetse share like byose ababishoboye bakazabikora kugira bajye bamfurira imbere bari ibikorwa byanjye. Yego twagiye rero ducishirizeho indirimbo ubundi dusoze. Sinza wibagirwa na rimwe twahuye n'umwana sinari muzi ntiyarazi turaramukanya maze baranyuze anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe yabonaga ko umuntu ari mundi muwajije akazina ke maze arambwira ati umukobwa ntiyivuga n'izina reka uwo mwana nahuye kugeza na n'ubu sindamubona reka uwo mwana nahuye nawe kugeza na n'ubu sindamubona uwo mwana yagiye he si cyama ongera kumubona uwo mwana yagiye he ngo si cyama ongera kumubona bakita umunsi mwiza. Izuba rirari yirime y'abashumba inka z'iwacu zirataje abiriwe iyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize niba uje ntumbone umbabarire mugenzi ntabwo bizaba ari ukukwanga nawe unirebera iyi si iravuna wirukankamo ushaka kubaho kandi